Kuva igice cya 29 turasaba umutwe w'amagambo uvuga ngo amategeko yo kweza abatambyi. Iba ari byo ugirira Aroni n'abana be ngo ubereze kunkorera umurimo w'ubutambyi. Ujyane ikimasa kimwe n'amasekurume y'intama abiri adafite inenge, n'imitsima itasembuwe n'udutsima tudasembuwe twavuganywe n'amavuta yerayo, n'udutsima dusa n'amabango tutasembuwe twasizweho amavuta yerayo. Uzabivuge mu ifu y'ingezi y'ingano, ubishyire mu cyibo kimwe, ubizanane na cya kimasa na ya sekurume. Maze uzazana Aroni n'abana be ku muryango w'ihema ry'Ibonaniro, ubuhagirireho. Imyambaro wambika Aroni yakanze ibanza ku mubiri, na yakanze iriho efodi na efodi, na wa mwambaro wo ku gituza, umukenyezi wa mushumi waboshywe n'abahanga uri kuri efodi. Umwambike mu mutwe cya gitambaro kizinze, ugishyireho cya gisate nicyo gisingo cyera. Maze wenda amavuta yo gusiga uyamusuke mu mutwe uyamusige. Uzana abana be ubambika amakanzu, ukenyeze imishumi Aroni n'abana be, ubambike ingofero. Ubutambyi buzabe ubwabo bubakomerejwe n'itegeko ridakuka. Wereze Aroni n'abana b'umurimo wabo. Uzane cya kimasa imbere y'ihema ry'Ibonaniro, Aroni n'abana be bakirambike ibiganza mu ruhanga, bakibikirire imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'Ibonaniro. Wende ku maraso yacyo uyashyirishe ku mahembe y'igicaniro urutoki rwawe, ubyarire amaraso yacyo yose ku gicaniro hasi. Kandi wende urutane urugimbu rundi rwo kumara rwose n'umwijima w'icyazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo byosereze ku gicaniro. Ariko inyama z'icyo kimasa n'uruhu rwacyo n'amayezi yacyo byosereze inyuma y'aho mubambye amahema. Icyo ni igitambo gitambirwa ibyaha. Uzane n'isekurume y'intama imwe muri ya yandi, Aroni n'abana be bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyibikire. Wenda amaraso yayo uyamishe impande zose z'igicaniro, uyicoce. Woza amara yayo n'ibinyita byayo, bishyire hamwe n'ibindi bice byayo n'igihanga cyayo, wosereze iyo sekurume itagabanije ku gicaniro. Iyo ni igitambo cyosereza Uwiteka, n'umubabwe. Ni igitambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Wende iyindi sekurume yari isigaye, Aroni n'abana be bayirambike ibiganza mu ruhanga, maze uyibikire. Wende ku maraso yayo uyakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni, no hejuru ku matwi y'iburyo y'abana be, no ku bikumwe byabo by'iburyo, no ku mano yabo y'iburyo manini. Ayandi uyamishe impande zose z'igicaniro. Wende ku maraso yo ku gicaniro no ku mavuta yo gusiga, ubimishe kuri Aroni no ku myambaro ye, no ku bana be nabo no ku myambaro yabo. Yezanywe n'imyambaro ye n'abana be n'imyambaro yabo. Kandi wende ibinure by'iyo sekurume n'umurizo wayo, wende n'uruta n'urugimbu rundi rwo kumara yayo, n'umwijima w'icyazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo, n'urushyi rw'ukuboko kw'iburyo, kuko ari isekurume yo kubereza umurimo. Wende n'umutsima umwe n'agatsima kamwe kasizwe amavuta yerayo, n'agatsima gasa n'ibango kamwe, ubikuye muri cya cyibo cy'imitsima itasembuwe kiri imbere y'Uwiteka. Ibyo byose ubishyire ku mashyi ya Aroni no ku y'abana be, ubizunguze b'ibituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka. Ubikure ku mashyi yabo, byosereze ku gicaniro hejuru ya cya gitambo cyoshejwe kitagabanije, bibe umubabwe imbere y'Uwiteka. Icyo ni igitambo gitambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Kandi wende inkoro ya ya sekurume y'intama yereje Aroni umurimo, uyizunguze ibituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka, izaba umwanya wawe. Kandi uzeze ituro rijungujwe n'iryo nkoro bazunguza n'ituro ryererejwe, n'iryo rushyi rw'ukuboko berereza byo ku isekurume yo kwejesha. Yereza Aroni n'abana b'ubutambyi, bibe imyanya ya Aroni n'abana be. Abisirayeli bategekwe n'itegeko ridakuka iteka kujya babaha, kuko ari ituro ryererezwa. Kandi uko Abisirayeli bazatamba ibitambo by'uko bari amahoro, bazajye batura ibyo bice bibe ituro ryererezwa, ituro berereza Uwiteka. Kandi imyambaro yera ya Aroni izabe iy'abana be bazakurikiraho, bajye bayisige berezwa umurimo bayambaye. Umwana we umuzunguye mu butambyi azajya yambara iminsi 7, uko agiye kwinjira mu ihema ry'Ibonaniro ngo ankorere ahera.
ankorerera ahera. Kandi wende ya sekurume yereje abatambyi umurimo, uteke inyama zayo ahantu hera. Aroni n'abana be barishiriza inyama zayo imitsima yo muri cya cyibo ku muryango w'ihema ry'Ibonaniro, barye ya maturo y'impongano yahongerewe kubereza umurimo no kubanyereza. Utari uwo mu butambyi ntakayaryeho kuko ari ayera. Nihagira inyama cyangwa umutsima mu byereje abatambyi umurimo gisigara kikarara, wose igisigaye ntikikaribwe kuko ari icyera. Uko aba ariko uzagirira Aroni n'abana be ukurikije ibyo nagutegetse byose. Ubereze umurimo iminsi 7, uko bukeye uzajya utamba bene cya kimasa cyo gutambirwa ibyaha b'impongano, utunganishe igicaniro iyo mpongano kandi ugisigire ku cyeza. Mu minsi 7 uzajye uhongera icyo gicaniro ucyeze, maze kizabe icyera cyane. Kizagikoraho cyose kizaba ari icyera. Ibitambo by'iminsi yose. Ibi aba ari byo uzajya utambira kuri icyo gicaniro uko bukeye. Ujye utamba abana b'intama 2 bataramara umwaka. Ujye utamba umwe mu gitondo undi nimugoroba. Hamwe na wa mwana w'intama wa mbere ujye utura igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'igice cya 4 cya hini y'amavuta yerayo zasekuwe. Uture n'igice cya 4 cya hini ya vino ibituro ry'ibyo kunywa. Undi mwana w'intama ujye uwutamba nimugoroba, uturane nawo ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa. Nk'uturwa mu gitondo bibe umubabwe, bibe igitambo gitambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Mu bihe byanyu byose kibe igitambo cyoswa kidasiba, gitambirwa ku muryango w'ihema ry'Ibonaniro imbere y'Uwiteka. Aho niho nzajya mbonanira namwe nkahavuganira nawe. Aho niho nzabonanira n'Abisiraheli. Iryo hema rizezwa n'ubwiza bwanjye burabagirana. Nzeza ihema ry'Ibonaniro n'igicaniro. Na Aroni n'abana be nzabereza kunkorera umurimo w'ubutambyi. Kandi nzatura hagati mu Bisiraheli, mba Imana yabo, nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nture hagati muri bo. Ndi Uwiteka Imana yabo. Kuva igice cya 30. Turasaba umutwe w'amagambo uvuga ngo andi mategeko y'ihema ry'Imana. Kandi uzabaze igicaniro cyo koserezaho imibavu, ukibaze mu mushita. Uburebure bwacyo bw'umurambararo bube mukono umwe, n'ubugari bwacyo bube mukono umwe, kingana impande zose. Uburebure bwacyo bw'igihagararo bube mikono 2. Ukibazanye n'amahembe yacyo, ukiyagirizeho izahabu nziza hejuru yacyo no mu mbavu zacyo impande zose no ku mahembe yacyo. Kandi uzakigotesha umuguno w'izahabu, ugicurire ibifunga 2 mu izahabu, ubishyire munsi y'umuguno wacyo ku mbavu zacyo zombi. Ku mpande zacyo zombi aba ariho ubishyira. Bibi byo gusesekwamo imijisho ikiremerezwa. Iyo mijisho iyibaze mu mushita, uyagirizeho izahabu. Ucyegereze umwenda ukingiriza ya sanduku y'ibihamya, kibe imbere hejuru y'ibyo bihamya, aho nzajya mbonanira nawe. Aroni ajya cyoza w'ikiva mu gitondo, uko agiye gutunganya amatabaza ajya yosa, kandi nimugoroba ajya yosa ibimibavu itavaho, iri imbere y'Uwiteka mu bihe byanyu byose. Yosereze imibavu itambireho igitambo cyosa kitagabanyije cyangwa ituro ry'ifu. Nimukagisukeho ituro ry'ibyo kunywa. Aroni ahongerere ku mahembe yacyo impongano 1 uko umwaka utashye. Maraso y'igitambo gitambirwa ibyaha cy'impongano aba ariyo ahongereye icyo gicaniro 1 uko umwaka utashye. Mu bihe byanyu byose icyo gicaniro ni icyera cyane, cyerejwe Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, nubara umubare w'Abisiraheli w'ababarwa muri bo, umuntu wese azaha Uwiteka incungu y'ubugingo bwe mwibarwa, kugira ngo badaterwa na mugiga muri iryo barwa. Iyi aba ariyo ncungu batanga. Umuntu wese ugiye mu babazwe atanga igice cya 2 cya shekeli igezwe kuyahera, shekeli 1 ingana na gera 20. Igice cya 2 cya shekeli aba ari cyo batura Uwiteka. Umuntu wese ugiye mu babazwe umaze imyaka 20 avutse cyangwa isaga, atura iryo
iryo turo. Abatunzi nibasazeho, n'abakene nibagabanyeho kuri icyo gice cya kabiri cya shekeli. Nibatura Uwiteka iryo turo ryo guhongerera ubugingo bwabo, nuko uzakabise izo feza zibacunguze, uzikoresha imirimo y'ihema ry'ibonaniro, zibera abisirayeli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka, bihongerera ubugingo bwanyu. Uwiteka abwira Mose ati, kandi uzacure igikarabiro mu miringa, n'igitereko cyacyo ugicure mu miringa, gikarabirwemo, ugishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Aroni n'abana be bajye bakarabiramo, bogemo n'ibirenge. Uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, bajye bakaraba boge n'ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa, nuko bakarabe boge n'ibirenge badapfa. Bizabere Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, uzende imibavu iruta iyindi shekeli 500 z'ishangi yivushije, n'umucagate wa mudarasini ihumura neza urwo rugero, nirwo shekeli 250, na shekeli 250 za kane ihumura neza, na shekeli 500 za kesiya zigerwe kuri shekeli y'ahera, na hini imwe y'amavuta yerayo. Ubivange b'amavuta yera yo gusiga, amavuta yinjijwe n'abahanga, ab'amavuta yera yo gusiga, uyasige ku ihema ry'ibonaniro, no kuri ya sanduku y'ibihamya, no kuri ya meza, no ku bintu byayo byose, no kuri cya gitereko cy'amatabaza, no ku bintu byacyo byose, no ku gicaniro cyo koserezaho imibavu, no ku gicaniro cyo koserezaho ibitambo, no ku bintu byacyo byose, no kuri cya gikarabiro, no ku gitereko cyacyo. Ubyeze bibi byera cyane. Ikizabikoraho cyose kizaba ari icyera. Kandi uzayasiga Aroni n'abana be, ubereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uzabwira Abisirayeli uti, mu bihe byanyu byose aya azaba amavuta yo gusiga anyerejwe, ntugasukwe ku mubiri utari umutambyi, kandi mukareme ayandi asa nayo. Uko avangwa n'ayera, namwe azababere ayera. Umuntu wese uzavanga asa nayo, cyangwa uzayasiga utari umutambyi, azakurwe mu bwoko bwe. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, uzende imibavu na tafu na shehereti na herubana. Iyo mibavu uyivange n'icyome cyiza bihwanye kuremera, ubivangire kuba umubavu winjijwe n'abahanga. Ushyirwemo umunyu we kugira ikindi kivangwamo ubu wera. Uwendeho uwusye uwunoze, nawo uwukoreho uwushyire imbere ya bya bihamya mu ihema ry'ibonaniro, aho nzajya mbonanira nawe. Uzababere uwera cyane, kandi umubavu uzarema, ntimukiremere uvangwa nkawo. Uzababere uwerejwe Uwiteka. Umuntu wese uzarema usa nawo ngo awinukirize, azakurwe mu bwoko bwe. Kuva igice cya 31. Uwiteka atoranya abahanga bo kuremesha rya hema n'ibyaryo byose. Uwiteka abwira Mose ati, dore mpamagaye mu izina Besaleli mwene Uri Yahuri, wo mu muryango wa Yuda. Mwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora, n'ubuhanga n'ubukorikori bwose, ibyo guhimba imirimo y'ubuhanga, no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa, no gukeba amabuye yo gukwikirwa, no kubaza, no kugira ubukorikori bwose. Nanjye dore mushyiranyeho Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani. Kandi mu mitima y'abahanga bose nashyizemo ubwenge ngo bakore ibyo nagutegetse byose. Ihema ry'ibonaniro na ya sanduku y'ibihamya, na ya ntebe y'ihongerero iyiriho, n'ibindi bintu byose byo kuba muri iryo hema, ya meza n'ibintu byayo byose, na cya gitereko cy'amatabaza cy'izahabu nziza n'ibintu byacyo byose, na cya gicaniro cyo koserezaho imibavu, na cya gicaniro cyo koserezaho ibitambo n'ibintu byacyo byose, na cya gikarabiro n'igitereko cyacyo, na ya myambaro y'imirimo yera. Niyo myambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni umutambyi n'iy'abana be, ngo bankorere umurimo w'ubutambyi.
na ya mavuta yo gusiga na wa mubavu w'ikivange wo koserezwa ahera, uko nagutegetse kose abe ariko bakora. Itegeko ry'isabato, Mose ahabwa ibisate by'amabuye biriho ibihamya. Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwira Abisirayeli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muziririza isabato, kuko ari iyera kuri mwe. Uyiziriye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko uwa 7 ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibisezerano ridakuka n'ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, ku wa 7 akarorera akaruhuka. Amaze kuvugana na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye 2 biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana. Kuva igice cya 32 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu, muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki ni cyo Mana yawe, wa bwoko bwa Isiraheli we, yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro. Abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye. Bateshutse vuba, bava mu nzira n'abategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiragijwe, baragisenga. Bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bwa Isirayeli, iki ni cyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera uburakari bwanjye bagurumanire mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, ni iki kigurumanishije uburakari bwawe ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki cyatuma uvugisha Abanyegiputa bati, kubagira nabi niko yabakuye ino ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure ibakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze n'abo ushaka kugira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isiraheli abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti, nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu, kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuze nabi yavuze ko agiye kugira ubwoko bwe. Mose abahanisha ibihano. Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu kuboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditsweho impande zombi, inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana, no kwandika k'uburyo bwo kukeba kubiriho ari ukw'Imana. Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza, abwira Mose ati, urwo rusaku ni urw'intambara iri mu ngando. Aramusubiza ati, iryo jwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha, kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa, ahubwo ndumva amajwi y'ababyina. Ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina. Uburakari bwa Mose buragurumana, ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko, abimenera munsi y'uwo musozi. Yenda icyo kimasa baremye aragitwika, aragisya, agihindura ivu, ayiminjira ku mazi, ayanywesha Abisiraheli. Mose abaza Aroni ati, aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye? Aroni aramusubiza ati, databuja, uburakari bwawe
ntibugurumane, buzaba abantu yuko berekeje imitima ku bibi. Barambwiye bati turemera Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Nanjye ndababwira ni ufite izahabu wese ayikature. Nuko barazima nzijugunya mu muriro, havamo iki kimasa. Mose abona ko abantu babaye ibyigenge, kuko Aroni yabakundiye ko bigenga bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Mose ahagarara imbere y'aho babambye amahema aravuga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho, arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli avuze ngo, mwambare inkota zanyu mwese, mugendagende hose aho dushinze amahema, muve ku irembo ryaho rimwe mugere ku rindi, umuntu wese yice mwene se na mugenzi we n'umuturanyi we. Abalewi babigenza uko Mose yabategetse. Kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi 3. Mose arababwira ati, mwiyereze Uwiteka uyu munsi, kuko umuntu wese yarwanije umuhungu we na mwene se, ngo Uwiteka abahe umugisha uyu munsi. Bukeye bwaho Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsanga Uwiteka, ahari ndabona uko mbitwarira. Mose asubira aho Uwiteka ari, aramubwira ati, nyamuneka nyumvira. Ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, bwiremeye Imana y'izahabu, ariko wakwemera kubababarira icyaha cyabo? Byaba byiza, ariko nutabyemera managura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura, mukure mu gitabo cyanjye. None genda ujyane abantu aho nakubwiraga, dore marayika wanjye arakujya imbere, ariko ku munsi wo guhora nzabahora icyaha cyabo. Uwiteka atera ubwo bwoko ibyago, kuko biremesheje cya kimasa Aroni yaremye. Ihema ry'Imana. Mu Kuva igice cya 33 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo ihema ry'Imana rikurwa mu Bisiraheli. Uwiteka abwira Mose ati, genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa, ubajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzagiha urubyaro rwawe. Nanjye ndatuma marayika akujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko nazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwo bwoko butagonda ijosi nabarimburira mu nzira. Abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, muri ubwoko butagonda ijosi nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura. Nuko mwiyambura iby'umurimbo byanyu, kugira ngo menye uko mbagenza. Abisirayeli biyambura iby'umurimbo byabo, batangira ku musozi Horebu no ku rundi rugendo rwabo rwose. Mose ajyana ihema, arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahahitaruye, aryita ihema ry'Ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'Ibonaniro ryari hirya yaho. Kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, umuntu wese agaragara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjira muri iryo hema. Mose yamara kuryinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose, abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose barebana, nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni nave muri iryo hema. Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yereka ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye, ariko waravuze ati, nkuzi izina kandi wangiyeho umugisha. Nuko niba nkugiyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo umenye, mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekana yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiraho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi.
Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagira ubuntu uwo nzagira ubuntu, kandi nzabara uwo nzababarira. Kandi ati ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hari ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushyira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngutwikururireho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Kuva igice cya 34 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Uwiteka aha Mose ibindi bisate by'amabuye biriho amategeko. Uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuka umusozi wa Sinayi mu gitondo, umagararire imbere ku mutwe wawo, ntihazagire uwo muzazamukana, ntihazaboneke umuntu kuri uwo musozi wose, imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yabo. Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere, azinduka kare mu gitondo, azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nayo, nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanire abantu imbabazi ikageza ku buzukuru babo b'ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mose yihuta gucurika umutwe, yunamye yikubita hasi. Aramubwira ati mwami, ubwo none nkugireho umugisha, gendera hagati muri twe mwami, kuko ari ubwoko butagonda ijosi, ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu, utwemere uduhindure umwandu wawe. Uwiteka aravuga ati dore ndasezerana isezerano, nzakora ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe bwose bitigeze gukorwa mu isi yose cyangwa mu ishyanga ryose. Abantu bose bakugose bazabona icyo Uwiteka akora, kuko nzagukoresha ibiteye ubwoba. Ujye witondera icyo ngutegeka uyu munsi. Dore nzirukana Abamori n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi baguhunge. Wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu ujyamo, bye kuba nk'umutego hagati muri mwe, ahubwo muzasenye ibicaniro byaho, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo bya Shera babaje, kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Wirinde gusezerana isezerano na bene igihugu, kugira ngo ubwo bazatambira ibigirwamana basambana, hatazagira ukurarika ukarya ku ntonorano ye, kandi ugashyingira abahungu bawe abakobwa babo, kugira ngo ubwo abo bakobwa bazatambira ibigirwamana byabo batazoshya abahungu bawe kubirarikira. Ntukiremere ibigirwamana biyagijwe. Ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe. Mu minsi 7 ujye urya imitsima itasembuwe uko nagutegetse, mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi Abibu, kuko ariko waviriye muri Egiputa. Uburiza bwose n'ubwanjye, ubw'ingabo bwo mu matungo yawe yose, mu mashyo no mu mikumbi, uburiza bw'indogobe uzabucunguza umwana w'intama, n'udashaka kuyicungura uzayivuna ijosi. Imfura z'abahungu bawe zose uzazicungure. Ntihakagire umuntu uza ubusa imbere yanjye. Mu minsi 6 ujye ukora, ariko kuwa 7 ujye uruhuka, no mu ihinga no mu isarura ujye uwuruhukaho. Kandi ujye uzuririza umunsi mukuru ukurikira amasabato 7, uw'umuganura w'isarura ry'ingano, kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose no ku iherezo ry'umwaka. Uko umwaka utashye, abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Umwami Uwiteka Imana y'Abisiraheli ibihe 3, kuko nzakwirukanira amahanga akaguhunga,
nkagura ingabano zawe, kandi nawe uzifuza igihugu cyawe nujya kuboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu uko umwaka utashye. Ntugaturane amaraso y'igitambo nambiwe n'umutsima wasembuwe, kandi igitambo cyo ku munsi mukuru wa Pasika cye kurara. Umuganura w'ibibanje kwera mu butaka bwawe ujye uwuzana mu nzu y'Uwiteka Imana yawe. Ntugatekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina. Uwiteka abwira Mose ati, iyandikire ayo magambo, kuko isezerano nsezeranye nawe n'Abisiraheli rihagaze kuri ayo magambo. Amara nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo ayo mategeko uko ari 10. Mu maso ha Mose harabagirana. Mose amanuka umusozi Sinayi afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Aroni n'Abisirayeli bose barebye Mose babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Mose arabahamagara, Aroni n'abatware b'iteraniro ryabo basubiraho ari. Mose ababwira amagambo. Nyuma Abisirayeli bose bamwigira hafi, abategeka ibyo Uwiteka yamubwiriye byose ku musozi wa Sinayi. Mose amaze kuvugana nabo atwikira mu maso he, kandi uko Mose yajyaga imbere y'Uwiteka kuvugana nawe, yikuragaho icyo gitwikirizo akageza aho asohokera, agasohoka akabwira Abisirayeli ibyo yategetswe. Abisirayeli bakareba mu maso ha Mose bakabona harabagirana. Mose agasubizaho cya gitwikirizo akageza aho yongera kuvugana n'Uwiteka. Kuva igice cya 35 turasaba umutwe w'amagambo uvuga ngo amaturo yo kuremesha ihema ry'Imana. Mose ateranya iteraniro ry'Abisirayeli ryose arababwira ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora. Mu minsi 6 imirimo igikorwa, ariko wa karindwi ujye ubabera umunsi wera, isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Ugira umurimo wose awukoraho azicwe. Nimugacana umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato. Mose abwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ati, iki ni cyo Uwiteka yategetse ngo mwakira amaturo Uwiteka aturwa na bene wanyu. Umuntu wese wemezwa n'umutima we azane ituro atura Uwiteka ry'izahabu n'ifeza n'umuringa n'ubudodo bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'imibavu yo kuvangwa n'amavuta yera yo gusiga n'iyo kuvangwa igahinduka umubavu mwiza wo kosa n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo gukwikirwa ngo ahundwe ku mwambaro witwa efode no kuwo ku gituza. Umuhanga wese wo muri mwe aze areme ibyo Uwiteka yategetse byose, ubuturo n'ihema ryo kubusakara n'ibyo gusakara iryo hema n'ibikwasi byabwo n'imbaho zabwo n'imbumbe zabwo n'inkingi zabwo n'imyobo yo kuzishingamo n'isanduku yera n'imijisho yayo n'intebe y'ihongerero n'umwenda wo gukingiriza ahera cyane n'ameza n'imijisho yayo n'ibintu byayo byose n'imitsima yo kumurikwa n'igitereko cy'amatabaza yo kumurika n'ibintu byacyo n'amatabaza yacyo n'amavuta yo kumurikisha n'igicaniro cyo kosereza imibavu n'imijisho yacyo n'amavuta yo gusiga n'umubavu mwiza n'umwenda wo gukinga umuryango w'ubwo buturo n'igicaniro cyo koserezaho ibitambo kiriho igisobekerane cyacyo cy'umuringa n'imijisho yacyo n'ibintu byacyo byose n'igikarabiro n'igitereko cyacyo n'imyenda ikinzwe y'urugo rw'ubwo buturo n'inkingi zayo n'imyobo yo kuzishingamo n'umwenda wo gukinga irembo ry'urwo rugo n'impambo z'ubwo buturo n'iz'urugo rwabwo n'imigozi yazo n'imyambaro n'imirimo yera yo gukoreshereza ahera n'iyo myambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni umutambyi n'iy'abana be yo gukoresha umurimo w'ubutambyi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riragenda riva imbere ya Mose. Haza umuntu wese utewe umwete n'umutima we wemejwe nawo wese, bazana amaturo batura Uwiteka yo kuremesha rya hema ry'Ibonaniro
n'ayo gukoresha imirimo yaryo yose, n'ayo kuremesha ya myenda yejejwe. Haza abagabo n'abagore abemejwe n'imitima yabo bose, bazana impeta zo ku mazuru n'izo ku matwi, n'izishyiraho ikimenyetso n'inkingi, byose ari izahabu, bizanwa n'umuntu wese utura Uwiteka ituro ry'izahabu. Kandi umuntu wese wari ufite ubudodo bw'umukara w'akabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza, n'ubwoya bw'ihene, n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi arabizana. Umuntu wese wari ufite icyo atura cy'ifeza cyangwa icy'umuringa arakizana, agitura Uwiteka. Kandi umuntu wese wari ufite imbaho z'umushita zavamo ikibazwa cyo gukoresha umurimo wose w'ubuturo arazizana. Abahanga b'abagore bose barakaraga, bazana ibyo bakaraze, ubudodo bw'umukara w'akabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza. Kandi abagore bose batewe umwete n'ubuhanga bwabo, bakaraga ubwoya bw'ihene. Abatware bazana amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo gukwikirwa ngo ahundwe kuri efodi no kuri wa mwambaro wo ku gituza. Bazana n'imibavu n'amavuta yerayo, babizanira ya matabaza na ya mavuta yo gusiga na wa mubavu w'ikivange mwiza. Abiseye bazana amaturo ava mu rukundo, bayatura Uwiteka. Aturwa n'umugabo wese n'umugore wese wemejwe n'umutima we kuzana ibyo kuremesha iby'Imana yategetse Mose kurema byose. Mose abwira Abisirayeli ati, dore Uwiteka yahamagaye mu izina Besaleli mwene Uriyahuri wo mu muryango wa Yuda, amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose, byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imirimo, no gukeba amabuye no gukwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori n'ubuhanga bwose. Kandi yamushyize mu mutima kwigisha abandi, we na Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, abo yujuje imitima yabo ubuhanga bwo gukora ubukorikori bwose bw'umukebyi w'amabuye n'ubw'umukozi w'umunyabwenge, n'ubwo kudoda amabara y'imikara y'akabayonga n'ay'imihengeri n'ay'imihemba n'ay'ibitare byiza, n'ubwo kubohesha imyenda ubudodo bw'igiterane cy'izo nzigo, n'ubw'abakoresha ubuhanga bwose, n'ubw'abahimba imirimo myiza yose. Kuva igice cya 36. Besaleli na Oholiyabu bakorane n'umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera byose, bareme ibyo Uwiteka yategetse byose. Ibintu by'ihema bikorwa. Mose ahamagara Besaleli na Oholiyabu n'umuhanga wese Uwiteka yashyize ubuhanga mu mutima we, umuntu wese watowe umwete n'umutima we ngo aze gukora uwo murimo. Mose abaha amaturo yose Abisirayeli baturiye kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera ngo babiburemeshe. Kandi bakomeza kujya bamuzanira andi maturo ava mu rukundo, ibitondo byose. Abo bahanga bose baremaga ibyo kuremesha ubwo buturo bwera byose bava ku mirimo yabo bakoraga, babwira Mose bati, abantu batuye byinshi bisaze cyane ibyo kuremesha ibyo Uwiteka yadutegetse kurema. Mose ategeka aya magambo, bategeka ko bayamamaza mu mahema yabo hose, ngo ntihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira kuremesha ubuturo bwera. Uko niko babujije abantu gutura, kuko ibyo bari bafite byamaraga kuremeshwa byose bigasaga. Abahanga bose bakoraga uwo murimo barema ubwo buturo, babusakaza imyenda 10 bayibohesheje ubudodo bw'ibitare byiza buboheranije, n'ubw'umukara w'akabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba. Bayibohamo ibishushanyo by'abakerubi, abahanga aba ari bo babiboha. Uburebure bw'umwenda wose buba mikono 28, ubugari bwawo buba mikono 4. Imyenda yose urugero rumwe, imyenda 5 bayikombata ukwayo, n'indi 5 bayikombata ukwayo. Kandi badoda imikondo y'udutambaro tw'imikara
y'akabayonga ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe, badoda iyindi nkayo ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate, badoda imikondo 50 ku mwenda umwe n'indi 50 bayidoda ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Iyo mikondo irerekerana. Bacura ibikwasi by'izahabu 50 babifatanisha ibyo bikombate, ubwo buturo buba bumwe. Kandi baboha imyenda yo gusakara y'ubwoya bw'ihene, ibihema risakara ubwo buturo, baboha imyenda 11, uburebure bw'umwenda wose buba mikono 30, ubugari bwawo buba mikono 4. Iyo myenda uko ari 11 iba urugero rumwe. Bakombata imyenda 5 ukwayo n'iyindi 6 bayikombata ukwayo. Badoda imikondo 50 ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe n'indi 50 bayidoda ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Bacura ibikwasi by'imiringa 50 byo gufatanisha iryo hema ngo ribe rimwe, kandi baciranya igisakara iryo hema mu mpu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, bakirenzaho igicirane cy'impu z'inyamaswa zitwa tahashi. Kandi babaza imbaho z'imiganda y'ubwo buturo mu mushita barazishinga. Uburebure bw'urubaho rwose buba mikono 10, ubugari bwarwo buba mukono 1 n'igice. Kandi ku rubaho rwose haba inkandwe 2 zifatanye, aba ariko bazibaza. Ku mbaho z'ubwo buturo zose babaza imbaho z'imiganda yabwo. Iz'uruhande rw'iburyo ziba 20, kandi bacura imyobo 40 mu ifeza yo kuba hasi y'izo mbaho uko ari 20. Imyobo 2 yo kuba hasi y'urubaho rumwe ngo ishingwemo inkandwe zarwo zombi. Bityo kandi babaza imbaho 20 z'urundi ruhande rw'ubwo buturo bw'ibumoso, bazicurira imyobo 40 mu ifeza, imyobo 2 yo kuba hasi y'urubaho rumwe. Bityo kandi babaza imbaho 6 zo mu mwinjiro w'ubwo buturo iburengerazuba, kandi babaza imbaho 2 z'imfuruka zabwo zo mu mwinjiro. Hasi ziba izivuyemo 2, kandi ziba imyishyikire zigera ku meta ya mbere, aba ariko bazigira ku mfuruka zombi. Nuko izo mbaho ziba 8. Imyobo y'ifeza zishingwamo iba 16, imyobo 2 iba hasi y'urubaho rwose. Kandi babaza imbumbe mu mushita, imbumbe 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rumwe rw'ubwo buturo, n'izindi 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rwabwo, n'izindi 5 zo mu mwinjiro wabwo iburengerazuba. Imbumbe yo hagati y'izindi iringanije imbaho bayibaza ari umwishyikire, kandi izo mbaho baziyagirizaho izahabu. Bacura impeta mu izahabu zo kuzishyiraho ngo zisesekwemo izo imbumbe nazo baziyagirizaho izahabu. Kandi umwenda ukingiriza bawubohesha ubudodo bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Bawubohamo ibishushanyo by'abakerubi. Abahanga b'ibyo aba ari bo babiboha. Bawubariza inkingi 4 mu mushita, baziyagirizaho izahabu. Inkonzo zo kuri zo ziba iz'izahabu. Batekera izo nkingi ifeza, zivamo imyobo 4 yo kuzishingamo. Kandi umwenda wo gukinga umuryango w'iryo hema bawuremesha ubudodo bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Abahanga b'ibyo aba ari bo bawudodaho amabara. Babaza inkingi zawo uko ari 5, bazishyiraho inkonzo zazo, imitwe yazo n'imitambiko yo kuri zo baziyagirizaho izahabu. Imyobo zishingwamo uko ari 5 iba iy'imiringa. Kuva igice cya 37 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo isanduku yera n'ibyahera bindi. Basareli abaza isanduku yera mu mushita, uburebure bwayo bw'umurambaro buba mikono 2 n'igice, ubugari bwayo buba mukono 1 n'igice, uburebure bwayo bw'igihagararo buba mukono 1 n'igice. Ayagirizaho izahabu nziza imbere n'inyuma, ayigotesha umuguno w'izahabu. Ayitekera izahabu zivamo ibifunga 4, abishyira ku nkokora zayo zo hepfo uko ari 4. Ibifunga 2 biba mu rubavu rumwe, ibindi 2 biba mu rundi. Abaza imijisho mu mushita, ayagirizaho izahabu. Ashyira iyo mijisho mu bifunga byo mu mbavu z'iyo sanduku
ngo bajye bayiremerwa. Kandi acura intebe y'ihongerero mu izahabu nziza, uburebure bwayo buba mikono 2 n'igice, ubugari bwayo buba mukono 1 n'igice. Kandi arema abakerubi 2 mu izahabu, abarema mu izahabu icuzwe, abarema mu mitwe yombi y'iyo ntebe y'ihongerero. Arema igishushanyo cy'abakerubi, cy'umukerubi kimwe mu mutwe umwe n'ikindi mu wundi, abicurana n'intebe y'ihongerero mu mitwe yayo yombi. Ibyo bishushanyo by'abakerubi bitanda amababa yabyo hejuru ngo biyakingirishe iyo ntebe y'ihongerero, birerekerana bireba iyo ntebe y'ihongerero. Kandi abaza ameza amwe mu mushita, uburebure bwayo bw'umurambaro buba mikono 2, ubugari bwayo buba mukono 1, uburebure bw'igihagararo buba mukono 1 n'igice. Ayagirizaho izahabu nziza, ayagotesha umuguno w'izahabu, ayabariza igikomeza amaguru kiyagose, ubugari bwacyo buba igice cya mukono, akigotesha umuguno w'izahabu. Ayatekera izahabu zivamo ibifunga 4, abishyira ku nkokora uko ari 4 ziri ku maguru yayo uko ari 4. Ibyo bifunga biba hafi y'igikomeza amaguru, biba ibyo gushyirwamo imijisho yo kuremerezwa ameza. Abaza imijisho mu mushita, yagirizaho izahabu ngo abe ariyo ijya iremerezwa ayo meza. Acura ibintu byo kuba kuri yo, amasahane n'udukombe byo kuri yo, n'imerezo n'ibikombe byo kuri yo byo gusukisha amavuta y'ibyo kunywa, abicura mu izahabu nziza. Igitereko cy'amatabaza. Kandi arema igitereko cy'amatabaza mu izahabu nziza, akirema mu izahabu icuzwe, indiba yacyo n'umubyimba wacyo, kandi ibikombe n'ibibumbabumbye n'uburabyo byo kuri cyo bicuranwa nacyo. Kandi gishamika amashami 6, amashami 3 y'icyo gitereko ashamika mu rubavu rumwe n'ayandi 3 mu rundi. Ishami rimwe rigira ibikombe 3 bisa n'uburabyo bw'indozi, cyose gifatanye n'ikibumbabumbye n'ururabyo. N'iryo ku rundi rubavu rigira ibikombe 3 bisa n'uburabyo bw'indozi, cyose gifatanye n'ikibumbabumbye n'ururabyo. Amasahane yose uko ari 6 ashamitse kuri icyo gitereko aba ariko amera. Umubyimba wacyo ugira ibikombe 4 bisa n'uburabyo bw'indozi, n'ibibumbabumbye n'uburabyo bifatanye nabyo. Ikibumbabumbye kiba munsi y'amasahane 2 acuranywe nacyo, n'ikindi kiba munsi y'andi masahane 2 acuranywe nacyo, n'ikindi kiba munsi y'andi masahane 2 acuranywe nacyo. Uko amasahane ashamitse kuri icyo gitereko ari 6, ibumbabumbye byacyo n'amashami yacyo acuranywa nacyo cyose gicurirwa hamwe mu izahabu nziza. Acura amatabaza yacyo 7 n'icyuma cyacyo cyo gukuraho ibishirira n'udusahane two kubishyiraho. Ibyo byose abicura mu izahabu nziza. Icyo gitereko n'ibintu byacyo byose abirema mu itarano y'izahabu nziza. Igicaniro cyo koserezaho imibavu. Kandi abaza igicaniro cyo koserezaho imibavu mu mushita, uburebure bwacyo bw'umurambaro buba mukono 1, n'ubugari bwacyo buba mukono 1, kingana impande zose. Uburebure bw'igihagararo buba mikono 2, akibazanya n'amahembe yacyo, akiyagirizaho izahabu nziza hejuru yacyo no mu mbavu zacyo impande zose no ku mahembe yacyo. Kandi akigotesha umuguno w'izahabu, agicura ibifunga 2 mu izahabu, abishyira munsi y'umuguno wacyo ku mbavu zacyo zombi. Ibi byo gusesekwamo imijisho ikiremerezwa. Iyo mijisho ayibaza mushita, ayiyagirizaho izahabu. Ari mu mavuta yera yo gusiga n'umubavu mwiza w'ikivange nk'uko abahanga bawinjiza. Kuva igice cya 38 turasamo tw'amagambo uvuga ngo igicaniro cyo koserezaho ibitambo. Kandi abaza igicaniro cyo koserezaho ibitambo mu mushita, uburebure bwacyo bw'umurambaro buba mikono 5, n'ubugari bwacyo buba mikono 5, kingana impande zose. Uburebure bw'igihagararo buba mikono 5, mu nkokora zacyo uko ari 4 abaza amahembe. Ayabazanya nacyo, akiyagirizaho imiringa. Kandi acura ibintu byacyo byose, ibibindi n'ibindi byo kuyoza ivu, n'inzabya n'ibyo kwaruza inyama, n'ibyo gushyiramo umuriro w'amakara. Ibintu byacyo byose abicura mu miringa. Agicurira mu miringa igisobekerane nk'urushundura, agishyira munsi y'umuguno ugose icyo gicaniro, gihera hasi kiringaniza igicaniro. Ateka imiringa ivamo ibifunga 4, abishyira ku nkokora z'icyo gisobekerane cy'umuringa uko ari 4 ngo bisesekwemo imijisho. Abaza iyo mijisho mushita, yagirizaho imiringa.
ayiseseka muri ibyo bifunga byo mu mbavu z'igicaniro ngo bajye bakiremereza. Akibaza mu mbaho kiba umurangara mu nda, kandi acura igikarabiro mu miringa, n'igitereko cyacyo agicura mu miringa. Abicura mu miringa y'indorerwamo z'abagore bateranaga gukorera ku muryango w'ihema ry'ibonaniro iby'urugo rw'ubuturo bwera. Kandi akora urugo rw'ubwo buturo iburyo ruba imyenda ikinzwe buhesheje ubudodo bw'ibitare byiza buheranije. Umuhururu warwo uba mikono 100, inkingi zayo ziba 20, n'imyobo yo kuzishingamo iba 20. Bicurwa mu miringa. Inkonzo zo kuri izo nkingi n'imitambiko yo kuri zo bicurwa mu ifeza. No mu ruhande rw'ibumoso umuhururu w'urugo uba mikono 100, inkingi z'imyenda yarwo ziba 20, n'imyobo yo kuzishingamo iba 20. Bicurwa mu miringa. Inkonzo zo kuri izo nkingi n'imitambiko yo kuri zo bicurwa mu ifeza. Mu ruhande rw'iburengerazuba urugo ruba imyenda ikinzwe, ubugari bwarwo buba mikono 50, inkingi zayo ziba 10, n'imyobo yo kuzishingamo iba 10. Inkonzo zo kuri izo nkingi n'imitambiko yo kuri zo bicurwa mu ifeza. Mu ruhande rw'iburasirazuba ubugari bw'urwo rugo buba mikono 50. Mu ruhande rw'irembo rumwe ubugari bw'imyenda ikinzwe buba mikono 15, inkingi zayo ziba 5, n'imyobo yo kuzishingamo iba 5. No mu rundi ruhande rwaryo aba ariko bimera. Mu mpande z'irembo z'urwo rugo zombi ubugari bw'imyenda ikinzwe buba mikono 15, inkingi zayo ziba 3, n'imyobo yo kuzishingamo iba 3. Imyenda ikinzwe y'urwo rugo impande zose yari iboheshejwe ubudodo bw'ibitare byiza buheranije. Imyobo yo gushingamo inkingi zarwo yari icuzwe mu miringa. Inkonzo zo kuri zo n'imitambiko yo kuri zo byari bicuzwe mu ifeza. Imitwe y'izo nkingi yari iyagirijweho ifeza. Inkingi zose z'urwo rugo zari zifite imitambiko y'ifeza yo kuzifatanya. Irembo ry'urwo rugo ryugarirwa n'imyenda yaremwe n'abahanga bo kudoda amabara, bayiremesheje ubudodo bw'umukara w'akabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza buheranije. Ubugari bwayo buba mikono 20, uburebure bw'igihagararo buba mikono 5 bureshya n'ubw'iyindi myenda ikinzwe y'urwo rugo. Inkingi zayo zibenye, n'imyobo yo kuzishingamo 4. Bicurwa mu miringa. Inkonzo zo kuri zo zicurwa mu ifeza. Imitwe y'izo nkingi iyagirizwaho ifeza. Imitambiko yo kuri zo icurwa mu ifeza. Impambo z'ubwo buturo n'iz'urugo rubugose impande zose zicurwa mu miringa. Uyu ni wo mubare w'ibyaturiwe ubwo buturo. Ubuturo bw'ibihamya nibyo babiremesheje nk'uko Mose yategetse ko bibarwa. Abalewi aba ari bo babibara babarishijwe na Itamari mwene Aroni umutambyi. Basareli mwene Uri wo mu muryango wa Yuda arimo ibyo Uwiteka ategetse Mose byose, afatanya na Oriyabu mwene Ahasamaki wo mu muryango wa Dani, umukebyi w'amabuye n'umuhanga wo guhimba, n'umudozi w'ubudodo bw'umukara w'akabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza. Izahabu zose baremesheje ibyaremewe ubuturo bwera byose. Izahabu za ya maturo zari 29 na shekeli 730 zigezwe kuri shekeli y'ahera. Ifezwa z'ababazwe bo mu iteraniro zari 100 na shekeli 1775 zigezwe kuri shekeli y'ahera. Nizo maturo y'abagabo 6,3,550. Umugabo wese ugiye mu babazwe umaze imyaka 20 yaravutse cyangwa isaga atura beka imwe, niyo gice cya kabiri cya shekeli igezwe kuri shekeli y'ahera. Izo tarano z'ifeza uko ari 100 zari zo gutekwa ngo zivemo imyobo yo gushingamo inkingi z'ihema ryera, n'iza wa mwenda ukingiriza ahera cyane. Imyobo 100 iva muri izo tarano uko ari 100, umwobo wose uva mu itarano imwe. Za shekeli nazo uko ari 1,775 azicuramo inkonzo zo ku nkingi n'imitambiko kuri zo, kandi aziyagiriza ku mitwe yazo. Kandi imiringa y'amaturo yari 70 na shekeli 2,400.
nayo ayicuramo imyobo yo gushingamo inkingi za wa mwenda wo gukinga umuryango w'ihema ry'Ibonaniro. Ayicuramo na cya gicaniro cy'umuringa n'igisobekerane cyayo cy'umuringa n'ibintu byacyo byose, n'imyobo yo gushingamo inkingi z'urugo z'impande zose, n'iyo gushingamo iz'irembo ryarwo, n'impambo z'ubwo buturo zose, n'iz'urugo rwabwo rubugose impande zose. Kuva igice cya 39 turasanga tw'amagambo uvuga ngo imyambaro y'abatambyi. Bwa budodo bw'umukara w'akabayunga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba babubohesha imyambaro y'imirimo yera yo gukoresherezwa ahera. Babubohesha imyambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni uko Uwiteka yategetse Mose. Basaleli aremesha efode imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buheranije. Izahabu bazicuramo ibihohari babikebamo imikwege. Bayiteza amabara ku mikara y'akabayonga no ku mihengeri no ku mihemba no ku bitare byiza byo muri efodi. Abahanga b'ibyo aba ari bo babikora. Babohera efodi imishumi yo ku ntugu yo ifatanya imitwe yayo yombi. Umushumi uboshywe n'abahanga uyiriho kwikenyeza bohwa nkayo birabohanwa. Bawuremesha imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije uko Uwiteka yategetse Mose. Batunganya amabuye yitwa shohamu bayatwikira mu izahabu yo kuyakomeza yandikishijweho gukeba amazina y'abana ba Isiraheli, nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso. Besereri ayashyira kuri ya mishumi ya efodi yo ku ntugu ngo abere abisa y'amabuye yo kwibukwa uko Uwiteka yategetse Mose. Kandi aboha wa mwambaro ku gituza. Abahanga b'ibyo barawuboha uko efodi yaboshywe aba ariko bawuboha. Bawuremesha imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buheranije ungana impande zose, kandi bawurema inkubirane. Uburebure bwawo buba igice cya mukono n'ubugari bwawo buba igice cya mukono ari inkubirane. Bawuhundamo amabuye y'impushya enye. Habanza uruhushya rw'amabuye yitwa odemu na pitida na bariketi. Urwa kabiri n'urwayitwa nofikina na safiro na yahoharomu. Urwa gatatu n'urwayitwa reshemu na shevu na akirima. Urwa kane n'urwayitwa tarushishi na shohamu na yasipi. Akwikirwa mu izahabu iyakomeza. Ayo mabuye anganya umubare n'amazina y'abana ba Isiraheli aba 12 nk'uko amazina yabo ari. Aba ay'imiryango uko ari 12. Izina ry'umuryango ryandikishwa gukeba ku ibuye bityo nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso. Kandi bacurira uwo mwambaro ku gituza imikufi y'izahabu nziza y'imboherane isa n'imigozi. Kandi bacura mu izahabu udufunga 2 n'impeta 2. Bahunda izo mpeta zombi ku mitwe y'uwo mwambaro yombi. Bahotorera iyo mikufi yombi y'izahabu y'imboherane muri izo mpeta zombi zo ku mitwe yombi y'uwo mwambaro ku gituza. Indi mitwe yombi y'iyo mikufi y'imboherane yombi bayihotorera muri twa dufunga twombi. Baduhunda kuri ya mishumi ya efodi yo ku ntugu mu ruhande rw'imbere. Kandi bacura impeta 2 mu izahabu bazihunda ku mitwe yombi y'uwo mwambaro ku gituza ku musozo wawo mu ruhande ruhera kuri efodi iri imbere yawo. Bacura izindi mpeta 2 mu izahabu bazihunda ku mishumi yombi ya efodi yo ku ntugu imbere, ahagana hafi y'aho ifatanira na efodi, haruguru ya wa mushumi waboshywe n'abahanga ukenyeza efodi. Kandi uwo mwambaro ku gituza bawufatanisha ku mpeta zo kuri efodi agashumi kaboheshejwe ubudodo bw'umukara w'akabayonga gaciye mu mpeta zo kuri wo, kugira ngo ube kuri wa mushumi wa efodi waboshywe n'abahanga. Uwo mwambaro ku gituza we gupfundurwa kuri efodi uko Uwiteka yategetse Mose. Kandi ikanzu iriho efodi Besereri ayibohesha ubudodo bw'umukara w'akabayonga busa. Igira umwenge wo gucisha umutwe hagati yayo usa n'uw'ikoti ry'icyuma, ugotwa n'umusozo uboshywe kugira ngo idasaduka.
ku musozo wayo wo hepfo badodaho ibisa n'imbuto z'amakomamanga biboheshejwe ubudodo buboheranije bw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba. Bacura imidende mu izahabu nziza bayihunda hagati y'ayo makomamanga ku musozi w'iyo kanzu wo hepfo, ngo iwugote impande zose. Iyarobekwamo umudende w'izahabu urobekwa hagati y'amakomamanga abiri bityo bigota umusozo wo hepfo w'iyo kanzu impande zose, kugira ngo byambarwe n'ukora umurimo w'ubutambyi uko Uwiteka yategetse Mose. Kandi babohera Aroni n'abana be amakanzu abanza ku mubiri y'ibitare byiza n'igitambaro cy'ibitare byiza n'igitambaro cy'ibitare byiza cyo kuzingirwa mu mutwe, n'ingofero nziza z'ibitare byiza, n'amakabutura y'ibitare byiza by'ubudodo buboheranije. Kandi baremesha umushumi w'ubudodo bw'ibitare byiza buboheranije, n'ubw'umukara w'akabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba. Abahanga b'ibyo bawudodaho amabara uko Uwiteka yategetse Mose. Kandi bacura mu izahabu nziza igisate ari cyo gisingo cyera, maze nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso bacyandikishaho gukeba uru rwandiko ngo yerejwe Uwiteka, bagipfundika agashumi kaboheshejwe umukara w'akabayonga ko kugifatanya hejuru ya cya gitambaro cyo kuzingirwa mu mutwe uko Uwiteka yategetse Mose. Umurimo wo kubaka urarangira. Uko niko umurimo wose wo kurema ubwo buturo bw'ihema ry'ibonaniro warangiye. Abisirayeli bakora byose uko Uwiteka yategetse Mose, aba ariko bakora. Bazanira Mose ubwo buturo, ihema n'ibintu byaryo byose, ibikwasi byaryo n'imbaho zaryo n'imbumbe zaryo n'inkingi zaryo n'imyobo yo kuzishingamo, n'igisakara cyaciranijwe mu mpu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, n'icyaciranijwe mu mpu z'inyamaswa zitwa tahashi, n'umwenda wo gukingiriza ahera cyane, n'isanduku y'ibihamya n'imijisho yayo n'intebe y'ihongerero, n'ameza n'ibintu byayo byose, n'imitsima yo kumurikwa, n'igitereko cy'amatabaza cy'izahabu nziza, n'amatabaza yacyo yo gushyirwa hayo n'ibintu byacyo byose, n'amavuta yo kumurikisha, n'igicaniro cy'izahabu n'amavuta yo gusiga, n'umubavu mwiza, n'umwenda wo gukinga umuryango w'iryo hema, n'igicaniro cy'umuringa n'igisobekerane cyacyo cy'umuringa, n'imijisho yacyo n'ibintu byacyo byose, n'igikarabiro n'igitereko cyacyo, n'imyenda ikinzwe y'urugo rw'ubwo buturo, n'inkingi zarwo n'imyobo yo kuzishingamo, n'umwenda wo gukinga irembo ry'urwo rugo n'imigozi yarwo, n'impambo zarwo, n'ibintu byose byo gukoresha imirimo y'ubwo buturo. Nibwo ihema ry'ibonaniro, n'imyambaro y'imirimo yera yo gukoreshereza ahera, n'iyo myambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni umutambyi n'iy'abana be yo gukoresha umurimo w'ubutambyi uko Uwiteka yategetse Mose kose, aba ariko Abisirayeli babikora byose. Mose yitegereza ibyo baremye byose, abona babikoze uko Uwiteka yategetse, uko niko babikoze. Mose abasabira umugisha. Kuva igice cya 40. Turasaba umutwe w'amagambo uvuga ngo Mose ashinga ihema. Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo, nibwo ihema ry'ibonaniro, ushyiremo isanduku y'ibihamya, uyikingirishe wa mwenda, winjizemo n'ameza, ushyire ibyo kuyaterekwaho mu butereko bwabyo, winjize n'igitereko cy'amatabaza, ukongeza amatabaza yacyo. Kandi igicaniro cy'izahabu cyo koserezaho imibavu uzagishyira imbere y'iyo sanduku y'ibihamya, kandi uzakinge umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Ushyire igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Ushyire igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro ugisukemo amazi. Ushinga urugo rugota ubwo buturo, ukinga umwenda mu irembo ryarwo, wende amavuta yo gusiga, uyasiga ubwo buturo n'ibirimo byose, ubwezanye n'ibintu byo muri bwo byose, niho buzaba ubwera. Usige n'icyo gicaniro cyo koserezaho ibitambo n'ibintu byacyo byose, ucyeze, niho kizaba icyera cyane. Usige n'icyo gikarabiro n'igitereko cyacyo ucyeze. Uzana Aroni n'abana be ku muryango w'ihema ry'ibonaniro,
ubuhagirireho, wambike aroni ya myambaro yejejwe, umusige umwereze kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Uzane n'abana be ubambike amakanzu, basige nk'uko wasize se, kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uko gusigwa kwabo kuzababera ubutambyi budakuka mu bihe byabo byose. Mose agenza atyo uko Uwiteka yamutegetse kose, aba ari ko akora. Nuko mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa kabiri, ku munsi wako wa mbere, ubwo buturo burashingwa. Mose arabushinga, ashyiraho imyobo yo gushingamo ibyabwo, ashinga imbaho z'imiganda yabwo, azishyiraho imbumbe zazo, ashinga inkingi zabwo, asakaza ubwo buturo ihema, arishyiraho naryo ibirisakara uko Uwiteka yategetse Mose. Yenda bya bihamya abishyira muri ya sanduku, ashyiraho imijisho yayo, ashyira hejuru yayo intebe y'ihongerero, yinjiza iyo sanduku mu buturo, akinga umwenda wo gukingiriza ahera cyane, awukingirisha isanduku y'ibihamya uko Uwiteka yategetse Mose. Kandi ashyira ameza mu ihema ry'Ibonaniro mu ruhande rw'ubwo buturo rw'ibumoso, inyuma ya wa mwenda ukingiriza ahera cyane. Ayaterekaho imitsima imbere y'Uwiteka, umutsima wose mu butereko bwawo uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igitereko cy'amatabaza mu ihema ry'Ibonaniro, kibangikana n'ayo meza, kiba mu ruhande rw'ubwo buturo rw'iburyo, agishyiriraho amatabaza imbere y'Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igicaniro cy'izahabu mu ihema ry'Ibonaniro, inyuma ya wa mwenda ukingiriza ahera, akiwegereje, acyoserezaho umubavu w'ikivange uko Uwiteka yategetse Mose. Akinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo, ashyira igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'Ibonaniro. Agitambiraho igitambo cyoswa n'ituro ry'ifu uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igikarabiro hagati y'ihema ry'Ibonaniro n'icyo gicaniro, agisukaho amazi yo kwiyuhagiza. Mose na Aroni n'abana be bakajya bagikarabiramo, bakacyogeramo ibirenge uko bagiye kwinjira mu ihema ry'Ibonaniro, kandi uko bagiye kwegera icyo gicaniro bakajya bakaraba bakoga ibirenge uko Uwiteka yategetse Mose. Ashinga urugo rugota ubwo buturo n'icyo gicaniro, akinga umwenda mu irembo ryarwo. Uko niko Mose yarangije uwo murimo wose. Ubwiza bw'Uwiteka bwuzura ubwo buturo, maze cya gicu gitwikira ihema ry'Ibonaniro. Ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'Ibonaniro kuko icyo gicu cyari kiririho. Ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo, kandi mu rugendo rwabo rwose uko icyo gicu cyaterurwaga kuri ubwo buturo, Abisirayeli barahagurukaga bakagenda, ariko icyo gicu kitaterurwaho ntibagende bakageza umunsi giteruriweho. Kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa, hakabamo umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isirayeli yose mu rugendo rwabo rwose. Mwakire ijambo ry'Imana. Aha niho dusoreje igitabo cyo mu Kuva. Imana ibahe umugisha.